Ngiye kubagezaho icyatumye Ububiligi bwambura Umwami Musinga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na rimwe. Ndangurura bigwi niyarutuye. Yewe ugiye kukibagezaho nitwa Raphael Nkaka, nkaba nsanzwe n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda mu iyigwa y'amateka n'umurage. Wakwibaza impamvu nkoresha YouTube kandi ubusanzwe ikoreshwa n'abanyamakuru. Usibye ko YouTube iri mu mbuga nkoranyambaga, YouTube ifite n'akandi kamaro gakomeye, ni moteri y'ubushakashatsi. Kuba rero umwarimu mu nzego zose yakoresha YouTube biba bijyanye neza n'inshingano y'ubushakashatsi. Ikindi gisubizo ni uko YouTube ikoresha ikoranabuhanga ryo mu rwego rwo hejuru. Kuyikoreramo byungura ubumenyi mu kumva no gukoresha ikoranabuhanga. Kimwe mu byo uyikoresha yungukiramo ni ukubona ko ikoranabuhanga ridakora gusa mu bisanzwe bya bindi bita science and technology, ko rikora no mu bundi bumenyi mu birebana n'umuco nko guhanga indirimbo, imivugo, kubara inkuru, ku birebana n'imyandiko z'ubushakashatsi, ubumenyi bwa politiki no kuyumva, kimwe n'imiyoborere, ububanyi n'amahanga, amateka, imyemerere na filozofi, mu itangazamakuru, mu bugeni, muri siporo, bityo bikakwereka ko nabyo bishobora gusobanurwa neza biciye mu ikoranabuhanga. Dore ingingo z'ingenzi zigize iki kiganiro. Turahera ku myiteguro yo kwambura Musinga ingoma, dukurikizeho ibitabo nifashishije kugira ngo umenye uko byagenze, hakurikireho kubagezaho igikorwa nyacyo cyo kuvana Musinga ku ngoma, hanyuma duherukiye ku impamvu nyamukuru yatumye bafata icyemezo cyo kumwambura ubwami. Turagana nyir'urugega ruvuga nk'indamutso, ngeze mu nkomane za Nyakarengo nje kuvuga imyato gishe. Duhereye ku ngingo ya mbere, ariyo imyiteguro yo kuvana Musinga ku ngoma. Guhera mu mwaka w'igihumbi magana cyenda makumyabiri na gatatu, Ububiligi na Kiliziya Gatolika bagiye barega Musinga gutsimbarara ku byo bitaga ibya kera. Mu myaka y'igihumbi magana cyenda makumyabiri habaye ibintu bikomeye byaganishaga mu kuganza Umwami Musinga. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda makumyabiri na kabiri, Musenyeri Karasi yagizwe Vicaire Apostolique du Rwanda, bivuze ko yagizwe umuyobozi w'ikirenga wa Kiliziya Gatolika mu Rwanda, kandi ntabwo bumvikanaga. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda makumyabiri na gatatu nanone, League of Nations, ari umuryango w'ibihugu washyizweho nyuma y'intambara ya mbere y'isi, ari nawo wabanjirije umuryango w'abibumbye wo muri iki gihe, washinze Ububiligi gukoloniza u Rwanda n'u Burundi, byo bitaga Rwanda Burundi, mu buryo bwa mandate. Byari bivuze ko Ububiligi bwari bugabiwe ku buryo budasubirwaho gutegeka u Rwanda biciye mu mategeko mpuzamahanga yashyizweho n'abakoloni icyo gihe. Niko guhera muri uwo mwaka w'igihumbi magana cyenda makumyabiri na gatatu batangiye gahunda y'ibyo bise kuvugurura imitegekere basanze mu Rwanda, ariko bagamije mu by'ukuri kugabanya ububasha bw'Umwami Musinga, ari nako bongera ubw'abatware. Bari bagamije kwereka Musinga ko bashobora gutegekana n'abatware batagombye kumunyuraho. Ikindi bakoze, baciriye i Burundi Gashamura ka Rukangirashyamba mu mwaka w'igihumbi magana cyenda makumyabiri na gatanu.
wari umwiru w'umutsobe, bityo akaba yari uwa mbere mu cyubahiro nyuma y'umwami n'umugabekazi. Umwiru w'umutsobe yayoboraga ibikorwa byose bitegura ibirori by'umuganura ibwami. Yari kandi no ku mwanya w'ibanze mu muhango wo kwimika umwami n'umugabekazi. Yari afite kandi inshingano no mu yindi mihango y'ibwami. Byari ukwambura Musinga amaboko no kumwambura umujyanama w'ingenzi. Ikindi kandi umwiru Rukangirashyamba yashyigikiye Kanjogera mu ntambara yo ku Rucunshu muri icyo gihe, kuko abiru bari bacitsemo ibice, igishyigikiye Kanjogera na Musinga n'igishyigikiye Rutarindwa wari umwami. Cyashyizwe n'abandi barimo Rutikanga rwa Nkwingoma na Kiba cya Ndungutse. Aba akaba bari ku ruhande rwa Rutarindwa. Gashamura rero yasimbuye se akomeza kuba hafi y'umwami Musinga kugeza mu mwaka w'1925 nyine, ubwo Ababiligi bamwamburaga bakamucira i Burundi nyuma yo kumufungira i Nyanza atazi icyo azira. Ikindi ni uko muri raporo y'ubutegetsi bw'Ubabiligi mu Rwanda no mu Burundi y'umwaka w'1926 banditse ko Musinga ari umwami utagira agatege, washaje imburagihe, wemera cyane abapfumu. Roi sans énergie, usé et vieilli avant l'âge, d'une invraisemblable crédulité concernant la divination, et sortilège et les maléfices, et se soumet aveuglément aux injonctions des sorciers. Niko byanditse muri iyo raporo. Ni raporo ku rupapuro rwa 66. Naho muri raporo y'umwaka w'1928 yakozwe n'Ababiligi nyine, ngo Musinga afite inyota nyinshi yo gukomera no kwigwizaho ibyubahiro, kandi ngo ntiyita ku miyoborere y'igihugu, nta nubwo ajya aboneka mu rukiko rw'umwami. Bakabisobanura ngo ni ukubera fatalisme cyangwa inertie du noir. Aya ni amagambo y'Igifaransa kuko aricyo bakoreshaga. Bikaba bivuze ko Musinga abiterwa no kwemera kwizamaho byose biba byaremejwe imbere y'igihe, ko ntacyo yashobora kubikoraho. Ubundi ngo ni ukutagira ubushobozi bwo gutera imbere biranga umwirabura wese aho ava akagera. Muri uwo mwaka kandi bavuze ko ari umuyoboke w'ibyahise, ko yanga Ububirigi, Ubukristu kimwe n'imico y'u Burayi. Ibyo ariko ntibyahuzaga n'ibyanditswe muri raporo za mbere, nko muri raporo y'umwaka w'1925 aho bamushimiraga ko ari inshuti y'amajyambere, ko yumvira cyane Ababiligi, ngo ami du progrès dévoué aux représentants de la Belgique. Urumva ko ibyo bamushinjaga guhera mu mwaka w'1926 bivuguruza ibyo babaga baranditse bamutaka mu myaka ya mbere. Naho Musenyeri Karase we yanditse byinshi binenga umwami Musinga muri rovi yitwa L'essor colonial maritime, yasohotse mu mwaka w'1930 mu kwezi kwa 12. Birumvikana ko byari guteguza abantu kumuvana ku ngoma kugira ngo bitazagira bitangaza. Dore bimwe muri byo. Musinga yagumishijwe ku ngoma kuko hari icyizere cy'uko azahindura inzego za politiki n'imiyoborere, ariko ntiyakozwaga icyagabanya uburemere bw'ububasha bwe. Arongera ngo Musinga yacanye umubano n'abantu bose babana neza n'abazungu, akabakangisha ko bazamubona abazungu nibasubira iwabo. Musinga ngo yemeraga ko Ababiligi bazageraho bakava mu Rwanda, agasigara ari umutegetsi ukomeye wenyine. Ngo Musinga agabira abayoboke be gusa. Ngo Musinga yabazagaho umuryango we kuyoboka idini rya Kiliziya Gatolika. Ngo Musinga yemera cyane abapfumu, ku buryo icyo agiye gukora cyose agisabwe n'Ababiligi
abanza kubabaza, ngo yanga cyane abazungu, ariko akivuguruza ngo yashakaga gukorana gusa n'Abongereza ba Uganda. Bivuze rero ngo atangaga abazungu bose niba yaranabangaga. Ngo Musinga nta muntu ukimwumva, yabuze abamushyigikira, nta n'umwe ukimwumva, haba mu Bahutu cyangwa mu Batutsi. Ariko ku ngingo yo kurwanya imico y'u Burayi, uwitwa Chanoine Delancre, umupadiri w'Umufaransa wamaze imyaka mike hano mu Rwanda, akaba ari inshuti ya Musenyeri Classe, ntiyaretse kumusingiza, ntiyaretse gusingiza Musinga. Aho yanditse, Musinga yambikaga abana nk'abazungu, nawe ubwe akambara redingote, casque, isaha n'amadarubindi, afite ibirahure binini, kandi yari atunze imodoka nziza. Yari azi kandi kwakira abazungu neza, ku buryo batahaga banyuzwe. Yahaye abapadiri bera ubutaka bunini bwo kubakaho za misiyoni, usibye Kabgayi. Ibyo kwimana Kabgayi kandi ntibyamubujije gutaha kiliziya nshya y'i Kabgayi ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 mwaka 1922. Icyo gihe ngo yahingutse i Kabgayi aherekejwe n'abana be hamwe n'amatorero y'ababyinnyi, yakirwa n'urujya n'uruza rw'abantu benshi bamukunaga amashyi y'urufaya. Kuko bigaragara, ibirego baregaga Musinga byavuguruzwaga n'ibisingizo bamuhaga mu bindi bihe. Niba yarakiriwe n'abantu benshi cyane se bamukomera amashyi, wavuga ngo nta n'umwe wamushyigikiye. N'akamanangahe yewe ga yaragiye no kwa Musinga wehe wizakorenda wehe. Dukomeje kubagezaho rero ibitabo nifashishije kugira ngo bamenye uko byagenze. Bimwe biri mu byo nsanzwe n'ubundi nkoresha, igitabo cya Rumia Jean Galbert, Rwanda sous le régime du mandat belge entre 1916 et 1931, cyasohotse i Paris, Armatan, mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri. Hari ikindi cyanditswe na Residence du Rwanda, bivuga ngo cyanditswe n'ubuyobozi bw'Ububiligi bwari bufite icyicaro i Kigali. Igitabo cyitwa Historique et Chronologie du Rwanda, kikaba kirasohokeye i Kabgayi. Hari icya Delancre, umupadiri navuze, Delancre Louis, mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1959 i Kabgayi nawe. Hari Jean-Pierre Chrétien, L'Afrique des Grands Lacs, 2000 ans d'histoire, cyasohotse Paris Flammarion, mwaka w'ibihumbi 2000. N'icyacyo kiri mu Cyongereza, The Great Lakes of Africa, 2000 Years of History, cyasohokeye New York. Ni kiriya cyo mu Gifaransa cyahimbiwe mu Cyongereza. Hakaba na Arsène Deforge, Defeat the Only Bad News, Rwanda under Musinga, hagati mwaka w'igihumbi magana ane mirongo icyenda na gatandatu igihumbi magana cyenda mirongo itatu na rimwe. Cyasohokeye muri University ya Wisconsin muri Amerika. Hari Anne Linden, Christianisme, mu gitabo cyitwa Christianisme et pouvoir au Rwanda, hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na karindwi. Paris Caltara, avuga ko cyasohokeye i Paris gisohowe na Caltara mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda. Nanone Anne Linden, Church and the Revolution in Rwanda, cyasohokeye muri Manchester University Press na New York mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na karindwi. Harimo n'Abanyarwanda ariko Karibwami Justin, Le catholicisme et la société rwandaise, hagati y'igihumbi magana cyenda n'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kabiri, kikaba cyarasohokeye i Paris nacyo muri Présence africaine mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na rimwe. Hari na memoire y'umunyeshuri witwa Rutagarama Leonard,
cyitwa L'éveil de la conscience politique des masses populaires au Mayaga de 1931 à 1959 yakoreye campus mu Ruhengeri mu Akagera 1988. Nakamanangahi yewe go yaragiye no kwa musinga wehe wizakorenda wehe gora rimana mbega musinga rwizakorenda nkiti yangahe. Dukomeje kubageza noneho igikorwa nyacyo cyo kuvana musinga ku ngoma. Umugambi wo kumukuraho wafashwe mu mpera z'umwaka w'1930 byemejwe n'inama ya za teritware zabaga ziyobowe n'Ababiligi gusa. Ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa mbere 1931 guverineri w'u Rwanda n'u Burundi, guverineri du Rwanda n'u Burundi Charles Voisin yandikiye Musenyeri Classe ibaruwa imumenyesha. Muri make umaze kubona ko Musinga adashoboye kudufasha mu guteza igihugu imbere, biri mu nshingano zanjye zo gutangaza ko atakiri umwami. Nyamara mu nshingano zo guverineri icyo cyemezo ntaho kigaragara. Ariko bwi Bruxelles bari batarabishyigikira kuko bakekaga ko byakurura umwuka mubi mu ruhando mpuzamahanga, cyane cyane muri League of Nations. Abo bakuru nibo muri Rwanda, Burundi bahengereye Charles Directeur de Colonie Bruxelles akora uruzinduko mu bihugu by'Ububiligi muri Afurika. Bamugezaho uwo mugambi kandi bamusaba kuzajya kubyumvisha guverinoma n'umwami w'Ababiligi mu mpeshyi y'umwaka w'1931. Ntibyamugoye kubemeza muri iyo mpeshyi nyine. Ubwo ariko bari bataremeza uzasimbura Musinga. Guverineri Voisin yashakaga Rwigemera mu gihe Musenyeri Classe yashakaga Rudahigwa. Baza kwemeza Rudahigwa kuko Musenyeri Classe yavugaga ko agira imyitwarire myiza kurusha Rwigemera mu gutaragiraga discipline. Guverineri General du Congo Belge du Rwanda Burundi General Tilkens asaba Musenyeri Classe kubaza Rudahigwa niba yemeye gusimbura se ku ngoma. Musenyeri Classe yibwira Rudahigwa ariko anamusaba kubigira ibanga rikomeye. Yanamubwiye ko niyanga bahingoma Rwigemera, ko rero afite inyungu mu kubyemera kuko uko byanyina kose Musinga yagombaga kuva ku ngoma. Rudahigwa yahise yemera. Ubwo guverineri du Rwanda Burundi Charles Voisin yahise amutumiza Bujumbura, bitaga icyo gihe Usumbura, ajyayo. Guverineri Voisin amubwira ko guhera icyo gihe ari we mwami w'u Rwanda, ko ariko agomba kubigira ibanga rikomeye. Dorakje yemeza ko iryo banga yarigize. Ariko se ni gute wamenya ko umuntu atamenya ibanga? Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 Guverineri General Tilkens yahagurutse Leopoldville, rero Kinshasa y'ubu, aca Bujumbura ahura na Guverineri Voisin, barahagurukana bajyana i Kabgayi aho basanze Rudahigwa yatumijwe na Musenyeri Classe. Babanje gukora inama kwa Musenyeri Classe ko ari batatu baheje Rudahigwa ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 9. Bukeye haba indi nama bayitumiramo Rudahigwa, bamubwira ko bagiye kuvanaho se Musinga agahita amusimbura. Nuko Rudahigwa ashyigikira umugambi, bamubwira ko bazavanaho Musinga, ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 11 1931. Bivuze ko Rudahigwa yari azi neza ko
ku ya 12 z'ukwezi kwa 11 1931 Musinga azabarwa ku ngoma. Yabimenye hasigaye amezi 2 ngo bibe. Yasabwe nanone kubigira ibanga rikomeye arabyemera. Ku itariki ya 20 z'ukwa 10 Guverineri Voisin ni ukuvuga ngo itariki ya 20 z'ukwa 10 Guverineri Voisin ashinga Kubo. Kubo wari rezida w'u Rwanda, ni ukuvuga umuyobozi w'ikirenga w'u Rwanda icyo gihe, amwitaga rezida, agatura i Kigali. Kubo rero ni wari rezida w'u Rwanda icyo gihe. Guverineri Voisin kubera ko yari i Burundi, asaba Kubo wari i Kigali gutunganya imyiteguro ya ngombwa yo gusezera Musinga ku bwami bw'u Rwanda. Yamwandikiye ngo muri make Musinga agomba kwamburwa ubushobozi bwose bwo kugira nabi, ariko ntagomba kuvanwa mu Rwanda ubu ngubu. Twumvikanye na Rudahigwa na Musenyeri Classe ko Musinga azabarwa ku ngoma igahabwa umuhungu we Rudahigwa, ko agomba kujya gutura i Kamembe aho twamuteguriye kuzatura. Atugomba kubitegura neza ku buryo uzaba uri i Nyanza ku ya 11 z'ukwa 11. Tuzahahurira ndinzwe n'abasirikare. Ikindi kandi uzatumiza inama y'abashefu bose i Kigali ku buryo tuzavanaho Musinga bari mu nama kugira ngo bazabimenye byarangiye. Hanyuma uzabatumire kuza i Nyanza mu birori byo kwimika Rudahigwa ku ya 16 z'ukwezi kwa 11 1931. Ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 11 1931 nibwo Guverineri Voisin yagiye i Nyanza aherekejwe n'abasirikare 30 bayobowe n'umuriyetona wungirijwe n'umwajida. Abasirikare bakaba basanzwe bakorera i Butare. Ngo bagiye umuhanda wose ku Butare by'i Nyanza barata ingufu zabo aho bageze hose kugira ngo hatagira utinyuka kwitambika imbere y'icyemezo cyari cyafashwe cyo kuvanaho Musinga. Byatumye Guverineri Voisin agera i Nyanza ntacyo yikanga. Agezeyo ahamagaza Musinga nta gihunga kuko yarahagarariwe n'ingwe. Abo basirikare nyine abamenyesha ko atakiri umwami w'u Rwanda, ko agomba guhaguruka akabikora vuba akajya gutura i Kamembe. Musinga yamusubije ko yari amaze igihe abyiteze, ko bitamutunguye. Iryo jambo ngo ryababaje Guverineri Voisin kuko yari azi ko agiye kumutungura. Akaba yari afite amatsiko yo kureba uko Musinga aza kugorwa n'ubusa arwana no kubyanga. Ahubwo atangazwa no kubona Musinga yitwaye nkaho nta cyabaye. Bakomeje kwibaza uburyo yabimenye, ariko kwari kwibagirwa ko Rudahigwa yari amaze amezi 2 azi neza ko bizaba. Babonaga se kuko ko yaba atarebwiye Musinga amezi 2 yose abizi akaba atarebwiye se? Yabitangaje. Nyuma Musinga yagiye kwibwira nyina we Kanjogera ko yari afite inzu abami bwami. Musinga nawe bahagurutse i Nyanza ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 11 1931 berekeza i Kamembe, maze nyuma y'iminsi 2 Guverineri Voisin yimika Rudahigwa. Ibirori byabereye aho isoko ry'i Nyanza riremera muri iki gihe. Niba ujya urema iryo soko ujye umenya ko ariho Rudahigwa yimikiwe. Byagenze gute bakimara kumwambura ubwami? Hari abaturage batabaye Musinga. Nta bukangurambaga bwo kurwanya abazungu cyangwa kubashyigikira bwari buhari, kuko abashefu bose ntibari bahari kandi nta nubwo babyumvaga kimwe. Ariko Musinga yabujije abashakaga kumurwanira bagome ku ngoma, nk'uko ubuhamya bukurikira bubivuga.
umwe mu batangabuhamya bari icyo gihe yagize ati wari wabona induru irwana n'ingoma ariko byari bigiye kuba Musinga arabyanga umunsi w'ihaguruka rye biba byaracitse Rwanda twaramurekeje tugera i Gacu yajyanywe n'abasirikari bageze kuri 30 naho Gashumba wari utuye muri komine Mugina yemeje ko yari mu gitero cyavuye ku mayaga kigiye gutabara Musinga yagize ati twarahuruye mu tutu yose dutabaye twageze ku muhanda mukuru i Karama ati byarangiye nimwisurireyo biba byaracitse naratabaye hari amacumu hari imiheto ibitero biva imututu irubona Mpanda Kareba Shango Nyamiyaga hose no mayaga Shari Rutabo Munyinya na Ntyazo dusanga kavumu yuzuye bati musigeho abazungu batabona mbere ko umwami ahaguruka yasize yohereje abaza kutubuza kurwana ati mwirwana n'Ababiligi batabamara hanyuma ibitero birahomboka bamwe bapfurika intwaro zabo bajya i Nyanza kumva umwuka waho abandi barataha ngize icyo ngusaba wehe ngusabye umurera wehe ngusabye umurera he mureraga wa Nyange he maze ga ngusabye gikirungo he yewe nemeze yacyo he dukomereze ku mpamvu nyamukuru iki kiganiro ku cy'Ububiligi bwambuye ubwami Musinga impamvu nyamukuru yatumye umwami Musinga atumvikana n'ubutegetsi bwa Rwanda Burundi bw'Ababiligi ni imikorere mibi hagati ye n'umubiligi wabaga i Nyanza urushinzwe kuneka kwa Musinga aho yakurikiranaga ikibaye cyose bwami mu gihe mu zindi teritware habaga délégué du résident muri teritware ya Nyanza hari délégué du résident auprès du sultan urushinzwe kumenya ibikorwa bya buri munsi byaga bwami bivuze ko mu gihe ahandi hari abayobozi babiri b'Ababiligi bakomeye haribo délégué du résident ibyo byarakazwaga cyane Musinga babazwaga nuko ikivugiwe ibwami cyose bwira Lineti yakimenye uwo nguwo wari umushinzwe mu gihe warushinzwe kumenya ibibera ibwami mu gihe batashoboraga kumenya ibyo Ababiligi bamuvuzeho byatumye abana nabi cyane n'uwo Lineti bari barahimbye Bwanakweli kuko yakundaga kuvuga ijambo kweli mu gihe Musinga yamwitaga umuzungu w'Inyanza ariko baramubangamiye bikomeye icyo bavuga nta kindi nuko Musinga atemeraga uza kumutegeka ibwami akumva ko Bwana Lineti yaba nk'umwe mu bashefu b'Abanyarwanda ugomba gukora ibyo amusabye mu mwaka w'1925 Guverineri Rikmas Rwanda Burundi yashyize ahagaragara politiki yabo kuri Rwanda Burundi ku byerekeye abami bombi uwo mu Rwanda no mu Burundi yagize ati ubwumvikane hagati y'umwami w'ubutegetsi bw'Abanyaburayi buzatuma tugira abashefu bagenda mu nzira dushaka iterambere kuko bazabemewe n'abazungu n'abaturage icyarimwe naho abami bo bazaga mu myanya twabasanzemo ku buryo bwemewe n'abaturage maze tujye tubifashisha tubakoresheje ku buryo butagaragara ko ari twe tubikora ibyo biri muri raporo y'umwaka w'1925 ku rupapuro rwa 63 mu yandi magambo abami bagombaga kugirwa ibikoresho by'ubukoloni ku buryo ikibi cyari kuba cyose cyagomba kwitirirwa abami kandi ari Ababiligi bagikoze ibyo byo Musinga yanze icyanyuma nuko ubirebye mu rwego rw'ubukoloni muri rusange abakoloni bagenzwaga no gusahura umutungo kuzamura icyubahiro mu ruhando rw'amahanga gukwirakwiza amadini yabo aho bagiye hose kugira ngo babigereho hari ibintu bibiri by'ibanze bagomba gukora kandi bakoze icya mbere cyari gusobanura imiterere y'ibiranga abaturage bagiye gukoloniza
ariko hagamije kuhacamo amacakubiri ashingiye ku gusumbanisha amoko cyangwa resi nk'uko babyitaga. Icya kabiri ko ari ugutegeka abo baturage. Ntabwo bari kwihanganira uwo ari we wese bari kubangamira uwo mushinga wo gutegeka. Ese wowe nkurikira wari kubyifatamo gute iyo uza kuba uri umwanya wa Musinga? Naho icyo yapfaga na Musenyeri Classe ahanini ni uko yaranze kubaka misiyoni Nyanza, akaba yaranarwanyije kubaka misiyoni Kabgayi. Ntabwo yumvaga ukuntu Musinga yatinyuka kwitambika imbere y'umushinga we, kandi Musenyeri Classe yari umufatanyabikorwa wizewe w'Ababiligi. Ibyo nabivuze muri video, nza kubahera link muri description. Ntabwo yihanganiraga kubona Musinga amusuzugura bigezaho. Ntabwo Musenyeri Classe yamuzizaga ko atari umukristo, ntabwo ari byo. Icyatumaga bashaka ko ayoboka idini bakigera mu Rwanda ko ari kugira ngo abaturage bigane ibwami nabo bayoboke, ariko basanze baribeshye, kuko kuyoboka idini ari ubushake bw'umuntu. Ntabwo umuntu ayoboka idini kubera ko umwami yariyobotse. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda makumyabiri na karindwi Musenyeri Classe yakoze raporo yishimira ko ubukristu bumaze kuganza mu Rwanda. Muri raporo y'umwaka w'igihumbi magana cyenda makumyabiri na karindwi murumva ko hari hasigaye imyaka 4 ngo Musinga avanwe ku ngoma. Ntabwo yari agikeneye ko Musinga ari umukristo, kuko abaturage bari barayobotse ubukristo byararangiye. N'ikimenyimenyi Rudahigwa wemeye kuyoboka iryo dini yamubatije mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na gatatu, amaze imyaka 10 yose ku ngoma, ku buryo usanga atarashishikajwe no kumubatiza. Ntabwo rero Musenyeri Classe yagenzwaga no kubatiza abami, yashakaga abami bamwumvira. Musinga rero yanze kumwumvira. Uwitwa Gishoma wari waraciye mu seminari y'i Kabgayi, akaba yari umufatanyabikorwa ukomeye wa Musenyeri Classe, yanditse icyo gihe umwandiko yise La Chute de Musinga, asebya bikomeye Musinga. Yari igamije kwerekana ko atari abazungu badashaka Musinga gusa, ko n'Abanyarwanda batamushaka. Yanditse ko n'ubundi Musinga atari umwami nyawe, kuko atarazwe ingoma na Rwabugiri, ngo ahubwo yagombaga gushimira Ababiligi kuba batamuvanyeho igihe batsindaga Abadage mu Rwanda. Ikindi ngo ntiyumva ukuntu Musinga yarwanyaga ubukristu, kandi ngo hanze y'ubukristu nta muco mwiza ushoboka, ahubwo himakazwa ubugizi bwa nabi. Hari abakwibaza niba koko mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu na rimwe hari Abanyarwanda bashoboraga kwandika kandi bakandika mu Gifaransa cyiza, ku buryo hino bakeka ko atari babyanditse, ariko inyandiko yanditseho izina rye, nta mpamvu yo kubyitirira undi. Ngo bakwiye kumenya ko seminari ntoya yafunguye imiryango mu mwaka w'igihumbi magana cyenda cumi na kabiri Kabgayi, kandi ko hari n'abari barize mu seminari i Rubya ku nkombe z'uburengerazuba bw'ikiyaga cya Victoria, bigaga cyane cyane Igifaransa n'Ikilatini. Ntabwo rero bitangaje ko mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu na rimwe Umunyarwanda Gishoma yashoboraga kwandika ibyo yanditse asebya Musinga. Mboneyeho no kuvuga ko Balthazar Gafuku yanditse igitabo mu mwaka w'igihumbi magana cyenda makumyabiri na karindwi cyitwa igitabo cy'abanyeshuri bo mu Rwanda, yashyize ahagaragara i Kabgayi muri uwo mwaka nyine, kikaba gifite amapaji 108. Ntabwo ariko Musinga agabana bose. Hakaribwami Justin yanditse ko Musinga atahwemye kuba umunyafurika ukunda igihugu cye, haba mu buryo bwa politiki, bw'umuco n'ubwo kwemera. Yumvaga cyane icyo bivuze kurangwa n'ubwenegihugu. Biri ku rupapuro 158 rw'icyo gitabo navuze. Wowe nkurikiye ubibona gute? Musinga yararenganye cyangwa yabigizemo uruhare?
nubona akanya ubyandike muri make muri comment ari nkawe bari kubigenza gute naho ubutaha ndangurura bigwi niyarutuye garagane nyir'urugega ruvuga nk'indamutso ngeze mu nkomane za Nyakarengo nje kuvuga imyato gishima ry'icyuye n'akamanangahe yewe ga yaragiye no kwa Musinga wehe Rwiza Korenda wehe gahora n'Imana mbega Musinga Rwiza Korenda nkiti yanzaye nshuti yambyaye ngo byiyahetse gahora n'Imana mwami w'i Rwanda we